abarimu dufite muri primaire abarimu dufite muri primaire n'abarimu barangije TTC, the teacher training colleges, bafite yindi bitango A2 cyangwa A2. Yego. No kuvuga ngo ni kuri level ya secondary education. Bigaga imyaka 3 ubwo no guhera mu wa 4 wa 6 wa 4 wa 5 wa 6 imyaka 3. Bafite impamya bushobozi yo muri secondaire. Yego. Urebye rero ukareba ibindi bihugu, ari ibihugu duturanye, ari ibindi bihugu ku isi yose, usanga nabo barahereye nkaho ngaho ariko bakagenda bazamura. Natwe rero tugomba kuzamura, tugaha imbaraga, tugaha mu bumenyi abarimu bacu kuko nibo badufasha kwigisha abanyeshuri. Rero turebye ibyo dukeneye tukareba Vision 2050, ntabwo dushobora kuyigeraho turi kuri iyo level y'abarimu. Ni ngombwa rero ko duhindura iyo policy, tugashaka abarimu bagenewe kugira ngo batugeze ku rugero twifuza. Muri policy rero tuzazamura icyiciro cy'abarimu bigisha muri primaire kugira ngo mu gihe over the long haul aba barimu bazabe bafite impamyabushobozi igera kuri ya kaminuza, ari iriya bita bachelor cyangwa se licence muri France. Ariko ibyo tuzabikora mu byiciro bibiri. Yego. Icyiciro cya mbere tuzahera kuri abafite A2 tubajyane kuri A1. No kuvuga ngo tukure kuri diplome ya secondary tujyane kuri diplome ya university imyaka 2. Imyaka 2 iyo bita A1. A1, yeah. So icyo rero ni phase 1 cyangwa se icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ndende kizava kuri A1 kigiye kuri A0 cyangwa se the bachelor degree. Ibi tuzabikora mu myaka 10. Imyaka 5 ya mbere tuzava kuri A2 tujye kuri A1, indi myaka 5 ikurikiyeho tuve kuri A1 tujye kuri A0. Umuntu yakwibaza ati se kuki mutabikorera rimwe? Yego. Ubikoreye rimwe twabura abarimu. Kuko nukuvuga ngo iyo myaka yose nabwo twaba dufite abarimu basohoka. Ariko ibi ngibi bizatuma tukomeza kubona abarimu uko tugenda progressinga muri objective. Abana rero bazatangira TTC uyu mwaka utangiye bazakora imyaka 5 mbere ko bigisha. No kuvuga ngo bazangiza bafite no kuvuga ngo umwana urangije umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye akaba ajyanywe muri TTC azagenda yiteguye kwiga imyaka 5 aho kwiga 3 yari imenyerewe. Yego. Yego ni ibyo ngibyo. Ariko nashaka ko dukosora iryo jambo akajyanwa kuko ajya yabisabye. Agaba yifuza gukora kwiga TTC azamara imyaka 5 mbere yuko ajya kwigisha. Ariko muri iyo myaka 5 nawe azasohoka afite A1, afite diploma ya university, ntabwo azasohoka afite A2. Yego. Ibyo ngira ngo babyumvikane aho ngaho. Kandi abanyeshuri kubera ko babisabye iyi policy itaratangazwa, tuzakorana na NESA ku buryo niba hari umwana wayisabye iziminduka kumva ati ntabwo nkibishaka kubikora ashobora kuva kubihindura. Niba hari undi wumvise ati iziminduka niza cyane kanange ngemo atari yasabye TTC, nawe tuzamufungurira kugira ngo yongereho TTC ayisabe nawe agira ayo mahirwe yo kuyikora aho ngaho. Nawe icyo nshaka gushimangiraho nuko abarimu bari basanzwe bigisha bafite A2 ntibumve yuko kuri bo hari igiye guhinduka wabura akazi cyangwa iki. Oya, bazakomeza bigishe, ahubwo nabo tuzashyiraho programme zo kubafasha kugira ngo nabo bazamure ubumenyi bwabo. Ikigamijwe aha ngaha ni ukuzamura ireme ry'uburezi, ni ugukorana n'abarimu n'aba head teachers kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi, tubongere ubushobozi kugira ngo batange nabo bagire icyo batanga kijyanye n'ibyo ngibyo. Iyi rero ni policy ihindutse tugiye gushyiraho, ikaba izashyira u Rwanda ku rugero kuri level ya international mu byerekeye abarimu tuzaba dufite batwigishiriza abana. Nibwo buryo tuzaha abana bacu uburezi bakwiriye. Icya kabiri twarebye umunsi w'ishuri. Urebye ukuntu abana biga, abana batangira ishuri mu gitondo kare, bakaza bakicara mu ishuri kubera saa 2 rwose, bakageza saa 11 bakicaye.
byiga ko byitwa ko ariho bariga ariko ubushakashatsi buratwereka yuko iyo umwana yatangiye saa mbiri n'igice iyo agejeje saa 9 n'igice cyangwa saa 9 kwiga kwe biragabanuka concentration ye absorption ye ibintu byo kugira ngo abyumve biragabanuka cyane ugasanga rero nawe ugasanga nayo masaha nyuma ya saa 6 arimo ariga n'amasomo navuga ngo asaba gutekereza cyane icyo yakwiga cyose yicaye gusa mu ishuri wari ariga ibyo ukwiga kwe kose kuramanuka ugarebye rero nta nubwo bihuye na competence based curriculum uburyo bwo kwigisha turiho turakoresha ubu ngubu mu Rwanda rero dushaka kugira ngo duhuze competence based curriculum n'uburyo turiho turakora n'umunsi tumara ku ishuri bivuze iki rero bivuze ko abana bazagenda bakicara mu ishuri bakiga nk'uko bari basanzwe biga bageza saa 9 n'igice kuva saa 9 n'igice kugeza saa 11 bakajya mu byo twita co-curricular rero ni uburyo ushimangira ibyo wize ariko uticaye mu ishuri. Reka mbavuge urugero minisita. Urugero nabaha tuvuge ko wiga icyongereza. Yego. Iyo uri mu yicaye mu ishuri barakubwira ngo grammar, bakubwira grammar, bakakubwira vocabulary, bakakubwira ibintu bitandukanye ukabyiga. Co-curricular ijyanye n'ibyo ngibyo rero ni nko kujya muri debate club cyangwa ukajya muri poetry club cyangwa ukajya muri journalism club. Ibi bintu bituma bya bindi wize noneho ubishyira mu bikorwa ukabyiga kurushaho. Ubundi nibyo competence based curriculum iteganya ariko ntabwo twabikoraga. Rero icyo gihe dushaka kugiherera co-curricular activity kugira ngo bishimangire ibyo abana bize. Nk'uko mubizi ishuri ubundi ribona imfashanyo ya leta iha ishura amafaranga. Amashuri ndavuga amashuri ya leta nayo dufatanyije mu masezerano nabo dukorana. Ayo mashuri leta yagenera amafaranga yo gukoresha ibyo bita capitation grant. Hanyuma hakaba na amafaranga leta nayo itanga mu byerekeye school feeding. Igice cya gatatu kikava mu musanzu w'ababyeyi. So ibyo rero uko ari bitatu nibyo bifasha ishuri kugira ngo rishobore gukora. Ariko iyo turebye ubwo bushobozi ishuri yabonaga tukareba ibiciro biri ku isoko ntabwo byari bihuye. Ndetse abakuru b'amashuri bari bahwemye kubitwibutsa. Twagiye tubibona rwose bagaragaza ko ubwo bufasha bwatangiye mu myaka ishize ariko muri iyo myaka ubuzima bwarahindutse rwose. Rero muri uyu mwaka uri imbere ubufasha leta iha amashuri buzongerwa kugira ngo buhure naho turi ndetse duhure n'ibiciro biri ku isoko. Ariko nanone umusanzu w'ababyeyi nawo uziyongera kuko hashize imyaka 5 ushyizweho. Rero urebye muri ibyo bice ngira ngo bizafasha kugira ngo ishuri rishobore gukora. Iyo urebye ukusaniye amafaranga ya muri capitation grant leta yahaga amashuri aziyongera kuri pursa irenze 65. Amafaranga leta yageneraga amashuri muri cya gice kitari school feeding. Yes. Yego. Rero ubwo ngubwo urumva ko haziza ariko ntabwo buri shuri ryose rizabona mwe. Biterwa n'umubare w'abanyeshuri, biterwa n'uko ishuri risanzwe riri. Amafaranga ariko aziyongera kuri iyo percentage. Yego. Urumva rero ko leta idahwema gushyira imbaraga mu burezi. Ibi ngibi rwose ni ibintu leta ihagazeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akomeza kutubwira dushyira imbaraga mu burezi kandi ni nabyo ubona nyine leta irashyira imbaraga mu burezi. Ababyeyi bose bibaza ngo natwe aratuvuze ko umusanzu wacu uziyongera. Ese uziyongera ku kihe kigero? Ese n'ubundi hari n'abantu bakwibaza ngo harya umusanzu wanganaga gute ariko umubyeyi wese ashyira agatima gati ubwo tuzongera hangana ate? Birumvikana rwose. Ni ikibazo bahita bibaza rwose. Rwose birumvikana.
ababyeyi ubundi bafite abana muri pre-primary na primary batangaga amafaranga 950 ku gihembwe. Ayo ngayo azazamuka abe 2,000. Ni 2,000 by'amanyarwanda. Yego yego. Abo ni abafite abana muri pre-primary na primary. Ababyeyi bafite abana muri secondary iriya wigutaha ubundi batangaga 19,500. Ubu bazajya batanga 24,000. Nabyo ni ku gihembwe. Yego. Abafite abana bari muri boarding school ubundi batangaga 85,000. Ubu bazatanga 110,000. Iyi mibare rero ntabwo twayihimbye. Yego. Ijyana na adjustment cyangwa se consumer price index. Rero bireba uburyo ibiguzi byagiye bihinduka, ibiciro ku isoko ko byagiye bihinduka buri mwaka.